abasuhuza bagira amahoro y'Imana. Ibi nimenya n'ibi ibisanzwe ndetse ko mpano udushya. Ndashaka gutanga rero poromosiyo iteye ubwoba ku muntu wese ubishaka, si ukubasuzugura cyangwa ikindi. Mfite ubushobozi butatu bwanjye ndetse naho ndigeze ndakishakisha. Nifuza no kwamamariza abantu ku bushake bwanjye nta nyungu mbitezemo uretse kuba nazamura channel yanjye. Ufite ibikorwa ibyo ufite byose twabikoraho: ubucuruzi, ubuvuzi, amashuri, ibigo by'imari byigenga n'ibitigenga, tugakorana nkabamamariza ku buntu. Icyo ugomba gukora ni ukumpamagara cyangwa se njye mukanyemera nkabasura, mukanyema invitation nkabasura, mbese nkabageraho, ubundi nanjye nkabereka ko icyo nabakorera ubushobozi buto mfite kuri channel yanjye. Cyane cyane ikintu nifuza ubuvuzi, kuva ku buzima gakondo kugera ku buzima bwa kizungu ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe dukoresha mu buzima busanzwe. Mumfashe. Nimero yanjye ni 0788 43 76 503.